Mwiriwe neza. Tumeze mute? Tumeze neza. Mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze neza nukuri nta kibazo. Twakurangisha se ahantu hafa twabonera aho dufatira lunch ko hano hantu tutamenyere tutahazi. Murashaka ahantu mwafatira amafunguro? Yego. Okay. Bose nabarangira hehera. Hari ahantu nza karesto bare hano hirya. Sinzi nimba mwahajya nukuzamuka no muhanda mugakomeza hirya hariya niho hari akaresto bare wenda mwahafatira ibyo mushaka kwafatira. Ntabwo ari kure ni hano hirya kabisa. Okay, nk'iminota ingahe se turaba tuhageze? Ntabwo ari iminota myinshi rwose. Okay, nta kibazo twagerayo. Okay, nanjye nari ndimo nzamuka ino nzira niho nyura ubwo twazamukana nta kibazo nkabereka. Yego nta kibazo. Karibu ya buri munsi se ari cyo kigiye gishirutaje muri rugo. Impamvu ugiye mushya no kunanutse ko bavuga ngo abantu bananutse bagiye mushinga wazamurangira cyo wabonye shareka mubwize ko ngiye nta nubwo nkunda kubyibuha naze mbikunda ngiye nabibura nuko ntabyo wabonye heko ye ubushatse kumbwira ko bibonye wabireka wallahi ngiye nago nkunda kubyibuha nta kibazo nago zigeze nuko n'umugabo akakwitaho uzabyibuha nawe ingegera impamvu bivuga no ngese nuko nashatse meze nese uri kubyibuha nk'umukiga reka nkubwize ukuri ngiye nago sheri urashaye abanyakorera abazi ariko ye nifashe gabanya nyiranga maze twibyibuhira maze ufite abagabo ririgero ntitose nubibona urabona nkimeze nkuko nemeze nkiri umukobwa uriya ntukajye shangere kamubwira ura mugabo iri kumuvuga mba numvise semenyije ura mugabo wawe undi reka mubaze iyo muri ahangaha ubureka mbaze mubaze iyo muri ahangaha mukaba mugeze mu gihe cy'urukundo muri kwishima araguterura akabishobora umugabo aza kumugora hari ikintu atakora ntabwo yagushobora dore ni ahangaha rero ubwo ngubwo enjoy your meal nanjye reka nkomeze ngende turagushimira no kubato ako utaragenda twagusaba nta kuntu twasangiye agafanta turabona nawe wambaye ijeni wigeze utwibwira ndabona bisa nkaho waba uri umutekinisi ukora okay jewe nitwa Rwema yego ntuye hano muri quartier hano hafi yego ndi umutekinisiye nyine nkuko mwabivuze dufite company ikora ibintu bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo no kwestara amakamera ashinzwe umutekano byo twita system camera installation nibyo ngibyo sanzwe nkoramo sinumvishe boss ari kuvuga ngo akeneye umuntu wo kumwestarira kamera ko kazi yabivuze navuze numva ari kubigana ndumva bibaye sawa twasangira agafanta tukagana no kwako kazi kumbi bya shandihuta rero shandihuta nyine urumva mu rugo wakihangana ukaza nakanya reka hari abashyitsi bari mu rugo biragoye rwose oya wakihaga abo ni iminota mikeya tugasangira agafanta reka noye kubasuzugura ariko ni kamwe konyine ngahita kamwe konyine ugahita wigenda yari yabigereye ubona nanutse cyane kuba nanutse se shate si wagireka guka akusiko nacyagiye muri Maria Jean Tese yari yarakaye sinzi cyo n'imbere y'Imana ntabwo nabirakaye ngiye nagize Imana nibamutwarira ubuntu n'umugabo yaza kugutwara agutwaye kuno bisanzwe gusa adahayiwa inkwano n'inkwano nego ye naringo n'inkwano n'inyi sinumvise mama wanjye Korea ni gas none se sibyo sheri reka mubwire iyo ataza kubaha amafaranga nari kurira ako nyine cy'amafaranga yarashirire kandi nkubwire ndakwishimiye Imana ikomeze ku blessing umugabo wawe mugumanisha rukare nakagashinzwe niyo mpamvu utagira azavuga niba nkundira umugabo amaye kosha uriya nambaraga nabona za kumukunda okay tuva mu magambo rero tubakiriza ikiza cyagera yarashonje mufite iki ari byose hano ngani muri hoteli uvuga ikintu hano ni ya none se sa tubaje ngo turashaka iki
sheri vuga ikintu uri Shanje bubashe munyakira uko mumeze. njye ndashaka kave ariko wagira kagukata yego ye ese oya sibye mawo sibye kugira aho izina wenda kuri kwitashawo Oya ntabwo ujya umenya ko navuye mu cyaro nicyo kibazo cyawe. akomeje Ubu nitwa Christelle narakwiyamye ndakwiyama. ariko kubeshya ndashaka agafanta ka citro gakonje ese nari ubundi mujya mumenyera kumva ukuntu muba mwandakariye bya nyabyo bakumenyera hari ukuntu ushobora kuba uri kubivuga reka ku mutima hariya akandi kantu Oya sho nanjye bame fanta pe. kaceri Inde ntabwo muzi ntabwo muzi se n'ubwa mbere mwumvishe barahinduye. oya ni ntabwo mani kagakozi kiwe gaseka noneho gahora kameze ngo kaceri orasa ngwino ubwire Ego mabuja. Mire bakobwa beza. gusigaye kunzuza tuba twirirwanye koko sha wagiye umbabarira kwera twatumiza ahubwo umuseriveri akatwakira. Okay. Ngwino twakire wanje. Ubwo reka turebe ko aza. Yego. Ariko ubuzima busanzwe mwari mumeze neza. Tumeze neza cyane nubwo ari izuba ryinshi. Yego. Umva ubwangu utwakire. Ngwino twakire kabisa. hagati aho hajya watubwiye ko bitwanda nawe ngo nitwa Rwema. Rwema kabisa. Ni byiza kuba Muye muri zino karitsiye hafi hariya rwose. Okay, ni na byiza kuba duhuye bari bagukeneye boss. Byiza cyane n'ukuri. Wasanga ari amata bya amavuta nyine tu. Ni amata bya amavuta n'ukuri. natwe twakwishimiye. Okay, nanjye nabishimiye ariko. Kandi wakoze cyane kuba waturangiye ni by'agaciro. Dore njyewe wanzanira akasitro gakonje gatoya gafata gakonje. Nibanzanira akanje akagiye mu firigo. nzanira amusiteri konje. Nta kindi se tubwira ko mwari bavuze ko mugiye kurya. Ahubwo se hano mugira ibiri byo kurya. Mwaba mugira akabenzi? Okay, nadukoreye sura kugera ko wakajya naje kabenzi nadukorera akabenzi n'ibitoki nka 4 na boss wanyu ukamubaza ikintu yafata. Iyo nzanira icyo mbaye icyo kunywa gusa. Okay. turajure kutureba. Oya ndabona bijya gushya nagiye. Ndihuta cyane reka. Ibaze kweli. Twari gusangire ko. Aya agafanta kamwe kunywa konyine agenda kuko mfite abashyitsi mu rugo niyo mpamvu mvuye mu kazi nihuta. Nari ibintu utatuzahora dusangire nayo. Nta kibazo n'ubutaha ubwo twazapanga neza tukahura tukaganira no kuri twakwishimiye cyane. Nta kibazo wowe basa n'ubundi mugiye kundangira akazi n'ubundi. Ibyo byabuzwa n'iki se? Burya hari inshuti nta kibazo. Ahubwo nanjye nzabatumira muze umunsi umwe muze tujye gusengana. Ako kantu tujye gusenga. Ako kantu. Urabona iyo ugenze gutyo mukaba mujya gukora nubwo mukora muri kampani z'ubwiza ariko namwe mugenda rwose muba mwambaye nabi nako muba mwambaye bitari hesheje Imana icyubahiro. Buriya kubera uri umukozi w'Imana uzatwigisha. ngwino ubwire Kaki. si n'ubwa mbere umwumvishije wowe agasanga usanzwe umuzi Bae. mwansurije umwana neza we Inde. ase nanjye ushaka kunsuza tuba twirirwanye wowe hakuye umwana kweri koko Tagese none ndi kubera no ko ari. Makuru se bakobwa beza. Guki. Witwa nde? Bakacera umukozi wo mu rugo wabyigiye muri university. njyewe mani ndamumenyereye ariko ahanini nza no muri urugo. Christine ubwa mbere umubonye Reka njye rukane rega mutarahindura ngo no Ubibeshya ahubwo nabyo naboneye ko ari ne ntibiba. ariko si ibintu wishize uyu mwana ubwa mbere umubonye hano wishize mwereka Kaceri reba cyagiye usohoka Ujya ujya kwitaba. Njye nitwa Kaceri umukozi wo mu rugo wabyigiye mu Bwongereza.
kunasa no kuri ariko cyokoza reka nkubwire ko se murabona adafite agasuku aho ndoretse nawe uzamwondore nyine murabona adafite agasuku ndebera rwose umwana wanjye Kaceri umwana ngiye mubonye nanjye namukoresha uyu mwana yajya atuma nseka nukuri kwimana uyu mwana nazagucika uyu mwana yaje ngakora singufata neza rasa singufata neza mfata neza ngukora basanga ujye umuhereza amakarisa akayakomeza umukozi mu mutwe kumusatsi meza ariko siko nawe ntamwuba ariko ni nziza nakwereka wayinyogoshe korode shamwetse nkamutuma nyine genda muri frigo uzane agafanta gakonje ka citron uzane udufanta tw'akapera n'ibirahure bitatu sibyo ikimi nuko yaba ari umukobwa ngagenda musubira nta kibazo mabuja ndaje nyaruka ihute witinda asubije se iriya yindi shaka gahera utagiye muri firigo banigira ngo dufungure abakobwa ni atari zirashyushye Nchiyazaho okay karambika hasi duhita arambitse hasi twahita tumucanisha ariko twamucanye ndihuta cyane rero rwose bihangana ntabwo tuza gukomezanya igihe kinini mwebwe mubanze murye mwishime musubire mu kazi tuzahora gutaha wenda nanjye ndihuta cyane nari buradusigira akanamba ngo tubashe so murakoze cyane rero twaganiriye neza reka ndihuta cyane nkuko nabibabwiye reka nihute ngende ariko ubwo muzaba mumenyesha bya kazi kariya kazi ubwo muzamenyesha ikindi rwose Imana ibaho umugisha yawana yeza bishimira gomeza abane namwe nawe urakoze cyane no kuri wakoze kuturangira ni by'agaciro gakomeye n'ukuri ubutaha boss natubwira gahunda neza y'akazi tuzakumenyesha nari ariko banadusigira akanamba ushaka nimero okay nta kibazo ariko se wa mugani mwari kuzambwira gute nta nimero mufite yanjye kudusigira nimero okay agatari ko nzajya nonakutanga ko nta kibazo ako kubera iki se ubwo kubera watugiriye inama waduhanuye oya ntabwo ari ukuhanura n'ibisanzwe turi abavandimwe nk'ibisanzwe ntabwo ari ngombwa ko bo ni imyumvire wenda n'ukuntu tumeze ariko ibyiza nyine mba mvuga ngo umunyarwandakazi yakagombye kuba ameze gutya yakagombye kwitwara gutya yakagombye kwambara gutya ariko nabyo nimba mubyambara kubera ko ari akazi murimo nabyo byaba ari byo icyiza ni uko kirimo Imana turasenga nta kibazo murakoze cyane rero reka ngende nta kandi mfata cyane namwe murakoze cyane namwe yego saa rero zaryoshye barayanye hari sawa nawe utaha sawa shiranga gikunze kubera ukuntu yajya turangira arumva byawukoroye cyane ukuri ni byiza ni ukuri ahubwo ikintu ndi kwibaza ibaze niba afite famiye imbavu ziri kundi abeg none ngo yitwa oya ureka imbari n'inkweto wasize hanze urebe ko udasanga yazihanaguye ibyo ni bituma umushimira cyane nimba akora inshingano zose n'ubushabutse agira agushabutse hose
oya namubonye rero kuntu aricaye hejuru erega reka mubwire niba ufite umukozi mu burenganzira murehe uburenganzira bwo kwicara hejuru oya ndetse si umwana mu rugo nta mwana ndabyara hejuru ubwo bizagenda nta mwana ndabyara sheri ni mubyara wenda asaje n'ubyara mamba bare mwigora naho ngaho mwibura naho byinshi pe sinagutwe kumvikana ku by'umugabo n'abakaceri n'abacereri nimba n'abaciki umugabo ze wabura kugira ntabwo nari bandi makuru si cyane meza nyine muba mubibona ko nashimye urugo nabonye ko umwana wanjye akaba yihuta cyane ngenda w'amasiko nzane n'akarahura ariko ase kujya ngira umwana ariko se wowe wajure nashyira hariya neza meza bereye umwana waratagenda bazanira ibirahure usabye ikirahure uranyweye nawe urabona arabaye nka kace oya ariko so kwisanzura ese uramwari kumuzizi cyo kwanda rumwangiza ahubwo se wamwangiye iki ntabwo nuko ase basi ntabwo nuko se n'ishano bw'abakozi bwandebera Ryoherwa amazi. abo sinzi impamvu komeza watsukese shawaretse kumvunira umwana wamuhaye se waretse kumvunira umwana we akazi kisakazi kitera n'ugashaka umugabo yatinze dufite gahunda akasanyine yanengushe pe ariko nta kundi utamuzamubona sondaje basi muzamuza ku cyumweru twategerejeho gatoya turi sibyo twese buke twategerejeho n'abagabo rwarambika ntabwo ari umugabo rumamagaye ako se buri gihe cyose yitabye telefone wari umugabo muhamagaye umva ahubwo dutahe dore abashaka tegerejeho gatoya ntabyo yegereza nimba utabishaka uzibone nyine dutahe sheri duherekeze okay mbaherekeze rero tacere ndamusigiye ego ko nabi ntabwo wese duhesha musigirira umwana ashaka amafaranga agura mujye muri kambaga bwiza irashuta uzajyamo igisenyi umugabo se yambuza reka umugabo sheri ntabwo yambuza agomba kundeka akagenda yaragiye aragushaka kuri sireya indi yatanze ariko se mwambabare n'ihangane nubwo mbona ahora mu masengesho uyu muhungu ni mwiza wa ndamutwaye none se wereka mubwire umva uze kudusezera umugabo wawe rero reba igihe twategerereje ngo uraje ngakuzanira akantu ubu nari negereje kubonera abandi muri shamunyihangane rero murabona umugabo wanjye namwandikiye telefone iwe yananiye namuhamagaye byose byanze nta kibazo rasi njye reka mbabwize ukuri umva reka mbabwize ukuri sheri uzi ikintu nari negereje gift yiriwe yiyemerana shasheri umura ngaranzanira gift uramugabo ndamuzi uzi imyaka tubaye inshuti wowe turayizi umugabo uriya ni umugabo wanjye jya umureba umwubahere ko ari umugabo wanjye ahubwo se njye ndamwubaha kuko yaragushatse ariko urabizi ko nawe nta mari ufite subizi oya ni umugabo wanjye ndamukunda nawe urabizi mwese murabizi oya vuga ibyo ushaka sheri vuga ibyo ushaka ariko njye mvuga ibintu bindi uraye ukorera ku bagabo b'abandi ntukabuzane ku mugabo w'inshuti yacu reka nkubwize ukuri mawombere basi wamumbwirire arumva basi nibura kuva na kera se ntabwo ujya ubona ko imana yaminduriye izina sheri Christella nyine ndabizi nose mawombere gase wibuke ko muri primaire ari ryo basheri no musheri ntago azi ko nitwa mawombere basi ujye umwubahira kuko turi inshuti sibyo ese ko wagira ngo uri kumwinginga okay nashireho igihato dada nakuretse wagira ngo waramukunze inde unkundira umugabo jewe reka nkubwize n'ukuri reka nkubwize kuri sheri njyewe umugabo wubatse nakureba bavuga ngo ibisaza bifite amafaranga njye niyo cyanze imbere akagaburi mutuyemo k'inzu njye njya gushaka muzabibona n'ibikorwa bizivugira iki gipanga imodoka ikabayeho neza urishimye duherekeze twitahire ntabwo ariko kareka ngo abantu bose bankundira umugabo ese ndabona babeginga urabinginga ntabwo ndi kumwinginga barayara yego ko n'ibipangu si bituye umujinya ubona iki ari igipangu tesine ntabikubwiye wamubonye ko sheraje
Imeza bitese. Can I say hi? Hi. Turakwishimiye. Stisi kucuki. Gutanzuriza umugabo neza bite. Ni sawa. ameze neza Meze neza. okay Mwari mumeze neza ariko. umva twe tumeze neza bye Kumushaka mutanseze. socially bitera ndabizi nagashaka gubaye Okay, sawa. Tugende. Ariko sha sorry. Yego urumva atinze. Yego. Oya nta kundi. Sorry. I used to chase the clock like it had all the answers, running through the dark with a list of little chances. Mama said slow down baby, let the days come to you. I was busy being brave, too scared to see what's true. Now I see the cracks were where the light got in. Ya telefone bigarura bisiko ntayikunda. Sinzi ko ntayikunda. Okay, nta kibazo. Hageze habe no kunganiriza umbwira uko byari bimeze. Dananiwe sana kabisa. Kureba gutyo. Nuko baramunanira. Kanumfukunze. Kiri kwa mwenzoga. Mwenzoga? Muzinywereye he? Akosoye menye ati. Ariko ye Mbwiza ukuri wazinywereye he? na abakobwa duhuye gato. Abakobwa kandi nanone sheri nzakubwira ryari ko bakubwa ibintu by'abakobwa n'inzoga ntabikunda. Sheri. Sugiye mwana. Ubundi ibintu by'abakobwa n'inzoga. Unyikire gahunda abashiti babicishemo ijisho ngo abakobwa barandusha. Nta kibazo gihari. Nta kibazo gihari, ntago ari ikibazo kimwe. Okay, ngako nari ngiye kugusobanurira. Okay, ngansobanurira impamvu watinze ugakora na telefone. Niyo mpamvu nari ngiye kugusobanurira no kugira ngo mbi excuseho bari abashiti bawe natinze nyine kandi nagutengushye ndabizi. Kandi nari ngiye kubwiye ko ngiye guhita nza ubibe bikatakatisha ku buryo muhabasanga. Ariko cyari kuri kumbeshya. Ntago ngiye kukubeshya. Ntago ngiye hari ubundi hari indi shuro nigeze nkubeshya se? Nyine utangiye kumbeshya. Hari indi shuro nigeze nkubeshya. Okay. Sawa. Okay, sawa. Nukuvuga ngo rero ndimo nza nkura n'abantu ruguririya ku muhanda b'abakobwa babiri baje gukorera muri zino quartier batari baza ahantu bajya gufatira icyo kurya restaurant. Ndabarangira rero. Kubarangira rero nibwo twazanye hano hafi kugira ngo noneho birangire beretse ibyo bagiye kurya nyine. Sheri kuri ko uravuga nk'umuntu uri kumbeshya. Oya ntago ndimo nkubeshya. Kereka nimba ngaragara nk'ikinyoma. Ariko ntago mugabo wanjye noneho mbagejejeyo bansabye ko dusangira ariko barimo bambwira ko na boss wabo akeneye umukozi ubwo install ibintu by'amakamera mbanza kugira barambwira ati tubanze dusangira agafata kamwe naho ngafatiye na telefone yanjye itishira mu muriro shizemo umuriro rero mbura ukuntu uhita mbikumenyesha ngo ugomeze ubajijishe nze gusanga bagiye bakimeze neza ariko ni kamwe konyine mfashe rwose ntago nafashe inzoga nyinshi ngihita mbasezera ndaza rero ndumva ntabwo ari uko namwe ariko nubwo ibintu by'uburokore ntabikunda ariko urabizi ko ntakunda inzoga yego ndabizi ariko nanjye ntabwo nzikunda niyo mpamvu nakubwiye. Okay. No se gift wansezeranyije iri hesho. Gift? Wewe. Mungu wae. Nayiteguye ariko. Irihe? Nayiteguye ahubwo nibagiweho kubera pressure nari mfite ndimo nza nihuta ndayibagirwa. Ariko reka charging telefone. Cyangwa wihuriye n'ibiremwa nyine birangira wibagiye ko nanjye irahari naga surprise ahubwo gatoya ahubwo se sheri nizere ko rwose utagomeza kundakarira iyi surprise yo urayibona rwose urakoze. Sibyo? Every goodbye
tugiye gushima Imana rero urabona ko wari umunsi muremure cyane Imana yaraturinze ikomeza kuturindira mu buntu bwayo mu rugo twubatse tugiye gushima Imana rero kugira ngo Imana igikomeze duhe umugisha mami dukomeze kutuzigamire duhere ubuzima ego madamu nawe nanjye ndetse n'akadogo wacu Imana twese igiduhana umugisha cyane ego tugiye gukora akaruwanje gatoya rero mbere yuko dukomeza ibikorwa byacu bitandukanye ego ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe uko bimeze uyu munsi tugiye kureba icyo bita IP camera yaba kuyikonfigura ndetse no kuzestara nkuko bimeze dufite buri kimwe cyose buri gikoresho cyose gisabwa yaba plier yaba screwdriver yaba kamera yaba disk yaba monitor yaba DVR ambo monitor byose birahari tugiye kwestara ndetse na router na irahari uyu munsi tugiye kwestara turebe uko bikorwa sibyo birwa ni mu nyumve bihugu bya kure mu ntega amatwi uhoraho yampamagaye ntaravuka nkiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga umunwa wanjye yawugize nk'inkota ityaye ankinga mu gacucu k'ikiganza cye angira nk'umwambi utyaye ampisha mu matana ampisha mu mutana we yarambwiye ati uri umugaragu wanjye Isirayeli ni wowe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye iryo ni ijambo ry'Imana morning meza bitese meza bitese meza neza mwarimo mukora twarimo dukonfigura IP camera ibindi muraza kubibona neza sibyo ndahitanze merci. Merci. Mama leo Urakonesha mwana uraboneza amakuru yawe ni meza. ni karibu Murakomeye. turakomeye cyane nose mami ko munsi mutaneguje byagenze bite abana bagomba gusurwa n'ababyeyi igihe bashakiye ariko numvaga muri njyewe nshaka ko tuganira cyangwa wari unkumbuye nabyo byose nawe ngo kumbuye no kugana sinagashaka ko tuganira nanjye nkumbuye pe ariko nubwo nari ngutungara akantu numvishije numva ntikanejeje amenaka ubwo ngubwo ufite inshuti ntishimiye nzi ko mfite inshuti nyinshi ubwo inshuti z'abakobwa nizo ndi kukubwira ikibazo n'ubundi ndazifite nyinshi hari izo rero numvishije z'abakobwa kandi umuntu wubatse iyo yubatse hari uburyo abana n'abubatse n'ubwo abana n'abandi bakobwa
ubwo rero mu buryo numvishije ubana n'abakobwa n'umushere rwose atari urwego rwawe nk'umuntu wubatse. ariko mama necessary uko nari nabyara sinjye mutoya nanjye mba ngomba kwishimishanya nayo. None se wageze mu rugo ugendera ko ibyo ngibyo ngo nuko utarabyara? Oya, ntabwo nabigenderaho cyane ko ngomba gutandukana nabo kubera ko wenda ntitwatandukana mu buryo bwo gutandukana ngo bagende burundu, ariko nyine tugomba gukomeza kuvugana bakansura nanjye nkabasura. Hari icyo bakwigisha se, hari icyo ubona wabigiraho nko mu buryo bw'urugo ubamo, cyangwa ukeneye abandi bamama bagira uburyo bakwigisha mu rugo mubanamo? Ngufitiye ubutumwa rero banza wangufitiye wari wampamagaye umbwira ko ngufitiye ubutumwa hagati y'izi za dosiye z'isuku warebamo ibikenewe n'imikabyuzuza. Bari abakobwa nubwo bambuza urabizi twariganye twarakuranye twasangiye ibintu byinshi pe, ntabwo napfa kubareka rero. Ntabwo bapfa kubareka ariko ntabwo bazakubakira urugo. Mami yego ndabyumva ariko nukuri abantu mwakuranye kugira ngo uzabareke ni ibintu biba bigoye pe. Hanyuma guhomba inshuti ugahomba umugabo wahitamo iki? Ase ubundi kankumaze mami, ibyo biba bigoye n'icyaro ubwo bigeze babikubwira? Yego umugabo biramubangamira se yo ugiye mu rungano rwa kera hari abakugeza imbere wumva ko ibyo bintu byamunezeza? Nawe rero tujya tubipfamo gakenya ariko ntabwo bikomeye cyane, ntabwo nari nzi ko bigeze kuri level yo kuba yaza kubikubwira. None se ubona mubipfubona bitamubangamiye? Nyine ari ku buryo ubonamo ikintu kibangamiye umuntu ariko kumva ni ibintu biri aho ngaho, ntabwo nari nzi ko byageze kuri urwo rwego. Reka rero nguhe inama kandi nguhe inama nk'umubyeyi, sibyo? Umwana arabyarwa agatozwa uburere akagira igihe cyo gushaka akajya mu rundi rugo akajya mu bundi buzima. Ubwo buzima ugiyemo rero ntabwo ari ubuzima bwo gutwara uko ushaka, kubaka ubuzima n'umugabo wawe kuko umugabo wawe n'ugushaka mufite icyo agushakamo, ntabwo rero azagishaka muri izo nshuti. Nimba atari kukikubonamo ukamwereka ko inshuti arizo ushyize imbere ntabwo urwo rugo muzarwubaka. Mami rero ntabwo byoroshye gupfa kuzireka ariko nzagerageza nshake n'izindi nshuti z'aba mama bajye bagira inama yuko bimeze mu ngo zabo, nzagerageza mu gake. Oya ntusigereranye urugo n'urundi kuko nta rugo rwubakwa n'urundi, ahubwo akubwira kimwe cyangwa bibiri ugatoramo icyaha cyakugira umumaro mu rugo rwawe. Urakoze cyane kabisa. Reka ndebemo ndabona ari n'isoko rigari. Isoko rigari nta kibazo cyacyo. Umuntu aramutse aribonye kabisa yabonamo ashobora kubonamo amafaranga byibuze makeya. Okay. So ndabona bakeneye kamera nyinshi cyane rwose. Urakoze cyane. Burya ni igihe gitoya ubona umuntu akaba yakugirira umumaro akaba yaguha n'aya makuru kuko dawo zirahenda. Waramfashije kabisa, ndabona ukomeje kumfasha. Reka ndebe nimba bino birimo hano nabyuzuza, noneho nimbyuzuza wenda nzahita nkukontakta mbere yuko mbisendinga cyangwa se mbyohereza mu kazi gasanzwe iwanyu wenda mu bashinzwe kwakira amadosiye. Yego ewana kabisa urakoze cyane pe. Ewana kabisa. Okay, sorry. Akundi.
ndimo nkibaza wakoze cyane rero wakoze cyane ndimo ndihuta sinzi impamvu buri gihe tugira ibyago by'uko mba ndimo nihuta cyane kabisa ariko ndaza kuguhamagara reka ngende gatoya ndebe umuntu ariko ndaza kuguhamagara kabisa kandi wakoze cyane uri umuntu mwiza nta kibazo rwose ndi mwiza turaza gusangira nta kibazo ndagutumira nzaguhamagara okay mari ariko numvaga twasangira agafanta kamwe ntacyo byatwaye ushize subiza ko nemeye ko tugasangira ariko ubu ngubu mfite gahunda yihutirwa cyane ndaza kuguhamagara ibyo ari byo byose umuntu umpaye igikorwa nk'iki ngiki kizima amakuru y'ingenzi nari nkeneye tuzagira ahubwo reka gusezere cyane kandi wakoze cyane sibyo sawa nawe okay sawa wakoze cyane umugabo ko mbona bitoroshye nzamufatisha gutya cheap coffee on the stove, dreams bigger than the cards. Friends came and went like trains through a restless town. But the ones who stayed taught me what love is worth now. No, I don't need perfect, I just need real. It's every open wound can still learn to sing. umeze neza umeze neza sheri iminsi myinshi yego sha gende hano kureba umushiti wanjye wowe se sha nanjye narindi muri gahunda hari umuntu narinje kureba hano muri quartier ako nyine yanagiye tu yagiye ni mu bijyanye n'iki muri gahunda z'akazi urebye z'akazi Imana ishimwe sha nayo ndi kumurara rero reka ngende tuzasubira sawa sho Every scar and sunrise, every wrong turn led me back to my own sky. I'm still learning how to let the moment stay, to love the little things before they slip away. Yeah, I've been lost, but I'm finding my way in the reflection of the life I live. I'm good. Yeah. Umeze neza. Shameze neza. ntabwo nari nakubonye hari utuntu nari nibagiwe ariko nari nakubonye urasa neza ubese hari utuntu nari nibagiwe gutya nari nkomeje gutya ngiye kutureba oya imvuye mu rugo gutya nkomeje mu rugo kandi uri gukomeza nayo nanje kubareba ariko Bizimana ndababonye hari madamu nawe ndahita nayikwita ngaruka nagakize nagaki n'utuntu turi hariya hirya n'utuntu tuyerekeye n'akazi mu kazi biragenda se biragenda mwewe nayo ndaho ariko ubushize nabuze ukuntu mbasaba imbabazi kubera ko mwagiye ntahari nta kibazo we don't worry nta kibazo njye nta kibazo yowe twahobera se tukiyumva Every open wound can still learn to sing. This is my life. Every scar and sunrise, every wrong turn led me back to my own sky. It's simple, just think. Okay. Kufite ubwoba se. Ntabirenze. Anyway, ndabona ndi kutinda. Ushobora kunsanga cyangwa tukaza kuvugana. Turavugana nta kibazo. Uze kumvugisha. Thank you. See you. See. ahubwo mamerika wampamagara umugabo wanjye numva hanageze ko twari twapanze ko tuza gusohoka uyu munsi
Shere umeze ute? Ni sawa. Wowe? Nanjye meze neza. None se? Yego. Mami ko yari yaje kudusura. Waje ukamusuhuzaho gakeya tukabona kujya ahantu. Okay. Nanjye twari nari soje nari ndi muri kaze magere musuhuza nta kibazo. Biragufata nk'igihe kingana uteze? Iminota ni 10 rwose ndabageze. Okay, ngabanguka. Mami rero reka njye kwitegura ndaje gatoya. Atoza agasanga namukereje. Mama wanjye umuraho neza. Twari tubakumbuye cyane. Mumeze mutese? Mwihangane mwatugendereye mutugezeho tutari duhari. Yego wakumbuye. Bari mumeze neza ariko. Mu rugo mumeze neza. Ahubwo se Sheri yagiye hera? Sheri mu cyumba. Sheri! Nageze. Okay, sawa. Mwari mumeze neza ariko mu rugo nta kibazo. Natwe twari tumeze neza, nari ifite urugendo, nari ndimo mugiranamo nirukanka by'iyi si nyine ariko nta kundi byari byose madamu yagufasha yakwakiriye nta kibazo. Yego twari dufite gahunda, nari mfitanye gahunda nawe ariko ndavuze ngo kubera ko warunyuze hano reka nshakisha uburyo ki nza mbasuhuza nanjye. Ko mwari mudutunguye se ni amahora? Nkumbuye abana reka. Nari nkumbuye numvaga mbakumbuye muri make ndabwerekana n'abaramutse. Ni byiza cyane. Ariko natwe tuzashaka umwanya muri no minsi nari ndimo mbitekerezaho. Tuzashaka umwanya tubasure. Ko natwe dukumbuye kugaruka kureba ko twakwibonera kwibere. Tukongera tukiyongera. Yego turaza vuba. Mukagiye mwibagirwa n'umubyeyi reka. Ntabwo twabibagirwa. Ndizera ko ubwo bimeze neza nta kibazo. Okay. Sheri? Yaboneka banguka rwose. Cyangwa urashaka ko dutaha bwije cyane? Okay. Jena Biesha. Umeze neza? Okay. Nabatindiye se? Ntabwo tinze cyane. Ndabona mami yari yatse nari ndimo niganiriza umukecuru. Tugiye kujya ahantu nakubwiraga tugiye kujya. Ukuri mugendane n'Imana ibajyana amahoro bagarura amahoro. Hanyuma nanjye nzagaruka kubasura cyane ko nari nabatunguye ntabateguje ntabwo nabuza gahunda zanyu mani berekeza. Mami ni ukuri uba wakoze kudutekerezaho pe. Natwe reka tuba tugukumbuye. Cyane nari ndimo mubwira ko vuba tuzamusura. Ni ukuri muri iyi minsi tuzaraza kugusura pe. Dusabira umugisha rero tukagenda tukigendera. Mami ngaho dusengere rero nyine dusabire umugisha muri tugende. Ukuri Imana y'amahoro ibaherekeze gendane namwe garukane namwe nimushyikane amahoro tuzayishima. Amen. Murakoze cyane rero. Tugende.
oya nawe nyine Jenny, nyinshi cyane. So baby wakoze rero kunzukana. Nawe wakoze cyane kabisa. Uyu munsi wari umunsi muremure cyane. Abantu twagizeho n'umugisha twahuye n'abantu benshi cyane. Ariko iby'akarusho nuko nari ndi kumwe nawe mutoni wanjye. Shashiri ngori ngumukore umweto nyine. Sawa bibi wanjye. Umureba. Bibi kuba wikomeje. Yego. Uragira ngo nyoroshye nako nyoroshye. Ngo gise iki? Kosha. Siko mwayimutse sheri. Aha. Ndananiwe ariko byatari kabisa. Kandi rero nyumva n'abantu batambuze kabisa. Sheri. Mungu wangu, atari kabisa. Imana barakoze ibintu bikomeye kabisa, barakoze ibintu byiza. Ndayishima pe. Ubu buzima abo bantu bose babumva buno buzima bukuntu ari bwiza kweli. Abasore baragoye kabisa. Kora muri record. Nanjye reka nongeye guhindura imyenda. Ubuze tuganira. Sawa kabisa, merci. Allo? Oui. Mbonye mwari mwambuze kabisa, niriwe muri rwinshi ntago nari ndimo. Ariko meze neza nta kiba mwavugisha nta kibazo. Shiriga mankumbuye. Gute se? Ntitwirirwanye koko? Ntitwari turi kumwe na nimugoroba. Kwirirwana ni kimwe. Nuko nyine ngukumbuye ni ikindi. Rero naho gira ibintu intambara pe. Gute se? Gute? Ese ntabwo kuko ntabwo ubona ko dukeneye kugira. Kamumva umukinira namamagaye. Okay, nta kibazo ariko reka mbamuretse. Muravugana mu kanya. Nyine waritse nkakora akazi kutundi turi kumwe ikibazo ni iki gaho mbwira basi icyo nshakiraga. Sheri ndakubwira nyine ariko nyine mbere yuko mbikubwira akamanze nyine nkuzanira icyo kunywa then mbone kwita mbikubwira sibyo? Okay. Sawa nta kibazo. Okay. Reka ngende kukakuzanira. Sawa shani. Sawa. Ngaho kabangukana. Nawe kweli uzanyicisha inzoga ubu none twaye twasohotse narindi monwa none uzaniye izindi nanone uragira ngo inzoga zizanyice koko. Wapishiri. Cyumugabo so wanwe. Kibye myumvire muyivanisha. Akira. Okay, merci. Nibagiye kugwa ciyazi mwa. Kubisaho cyane sha. Ndaguca icupa. Shiri ntango warinca pe. Ukuri. Kundana. Ngaho mbwira rero. Mba.
sheri nono ngaho ngira icyo ushaka ariko ushaka kuntera amatsiko mbwira nyine ahese ubwo ikintu ugiye kuntereta koko ariko ikambwira tuzi tujye mu cyumba kikubwira nyuma sibyo shashari ko nawe ubizi ko iyo tugiye mu cyumba turirimba bigatinda ko bizi koko ko nawe uzi ukuntu umeze nyine ubona nkumbuye niyo mpamvu nkubwira wareka nkabanza nkakora akazi kuko urabizi iyo tugiye mu cyumba turatinda kabisa turi abacuranzi beza abaririmbyi beza ubu rero twaba tubiretse nagira ngo umanure akavumba ubundi nta kibazo reka niyo gusuzugura reka tugende nta sheri nta kibazo reka noneho reka tugende sibyo nawe arabari muri sene sheri nshyiriraho kano gatelefone k'umuriro ubundi tuzanira n'iyo mashini sawa Sinzi kabisa nako pressure ndabona ni atari kasi ni sawa cyane hano kabisa ushobora kunsobanurira ibyo umukobwa ni kureba hano yakwandika message umukobwa w'ubwoko ki nyine ushobora kumunsobanurira umukobwa mwagiye guhura mwaraye mugiye guhura ntuwaheye twari dugiye guhura ntabwo twari turi kumwe hano twahuriye ne twari turi kumwe koko watse kumvanga nkuvanga gutese bigenze bite ushobora kunsobanurira ibyo uriya mukobwa sheri urimo urakineze film reka kunsekera ibyo bintu ntabwo ndi kukubwira ntabwo bisekeje none se tuvuye gusohokana harande narinde hanyuma uyu mukobwa ukwandikiye kubwira ko aho mwaraye mugiye byagenze neza ayikora kubwira ibiki iki se byagenze neza akira telefone nawe irebere message uhita unayinsubiza deje none si uyu ntabwo ari wa wundi nakubwiye w'umukiriya wanjye ku buryo muhura mugahura mwarangiza mukicara mukaganira nta n'isoni none gahunda yindi mufitanye ni iki tuvuye gusohokana dufitanye akazi niyo mpamvu ndi nicaye hano ndi mu kazi reka kumbeshya tudashwana uyu munsi njye nawe reka kumbeshya se ndakubeshyera iki reka nkubwire ushaka kumbwiza ukuri cyangwa uri kumbeshya ntabwo ndimo nkubeshya ndi mu kazi kandi wambwije ukuri ndakubwiza ukuri kuhese sheri wowe nuramukobwa mupanga ibiki nta kintu dupanga
ushobora kumbwira ibintu wowe n'uriya mukobwa bibahuza buri munsi buri munsi kangahe se reka kunyirebeshwa gutya ariko urukorera igiki gitangaje mu bintu ndi kukubwira sinzi ako kutanyumva ubundi bite nta n'isoni hako ubundi abagabo mwigize ibiki nyine nakubwira ibintu warangiza ukanyereka nkaho utari kunyumva nta n'isoni yego ye reka kundeba gutyo rega nta kintu gisekeje kirangaha nsobanurira iby'uyu mukobwa ubundi muri mwahoze muvugana ukambeshya unsokana ngo ntari ukuyobya uburari nta n'isoni uyu munsi ninjye nawe ni hasi hejuru aza kumbona sobanurira iby'uriya mukobwa nta kintu ngusobanurira mushe rwose njye nta kibazo na kimwe mfitanye nawe nta kibazo na kimwe ibyo rero ntabwo nzi gahunda mana wampa umutima kwihanganira uyu mugabo koko ko numva uyu munsi turi burwane oye reka nikorera akazi ukora akazi mu biki ndakubwiye ngo ntabwo byakunda nta n'isoni iyi mashini wawe iranduta nta n'isoni ndavuze ngo garuka hano ntabwo byakunda icara aho ngaho nta n'isoni imashini se niyo ikubabaje ni imashini niyo ikubabaje ra icara unsobanurire ariko ubundi abagabo ntabwo mushimishwa n'iki mu by'ukuri oya imashini yawe ntabwo imashini yawe yitayeho nishaka wite mpereza agaciro w'ufite umutwe ikinyarwanda ndi kuvuga igishinwa none ndimo ndavuga igishinwa ushobora kunsobanurira imashini itwaragura n'indi wowe nandese utanayiguze nanayigura ni wowe ukora wenyine se njye ntabwo nkora sobanurira ariko ubundi warasaze mu mutwe ugira ubwenge ubundi wakira ngo cyiza sope wakiruza ntabwo bigira ikintu cyo Imana y'ijuru koko ngo gize ngo ndiki shake koze kawubwire mu buzima nari navuze ngo nashatse neza ariko reka nubundi ngo ndikora ko nashatse nabi ariko reka nze nkwereke niwanze kunsobanurira iby'uriya mukobwa ndaje nkwereke ko tugiye kuhangana ntabwo byarangirira nanjye nawe ani isoni Shine like a star. We will